Ivugururamategeko igice cya 23. Abatemerewe kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho. Umugabo w'inkone cyangwa washahuwe ntakajye mu ikoraniro ry'Uhoraho. Umuntu w'ikinyandaro ntakajye mu ikoraniro ry'Uhoraho, ndetse n'abazamukomokaho kugeza ku gisekuru cya 10 ntibazemererwe kurijyamo. Umwamoni cyangwa umumowabu ntakigera ajya mu ikoraniro ry'Uhoraho, ndetse n'abazabakomokaho kugeza ku gisekuru cya 10 ntibazemererwe kurijyamo, kuko banze kubakira no kubaha ibyo kurya n'amazi ubwo mwavaga mu Misiri. Ndetse abamowabu baguriye Balamu mwene Bewori w'i Petori yo muri Mezopotamiya ngo abavume. Ariko Uhoraho Imana yanyu ntiyemera ko Balamu abavuma, ahubwo imivumo ye Uhoraho Imana yanyu ayihindura imigisha kuko abakunda. Ntimukabashakira amahoro cyangwa ibyiza uko ibihe bihaye ibindi. Ntimukanga Abedomu kuko ari bene wanyu, kandi ntimukanga Abanyamisiri kuko mwasuhukiye mu gihugu cyabo. Abuzukuru babo bazemererwa kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho. Kwirinda icyahumanya inkambi. Nimujya ku rugamba kurwanya abanzi banyu, mujye mwirinda ikintu cyose cyabahumanya. Nihagira umugabo uhumanywa no gusohora intanga nijoro, ajye yirirwa inyuma y'inkambi, ku gicamunsi ajye yiyuhagira, izuba nirimara kurenga abone gusubira mu nkambi. Muzateganya ahantu hiherereye inyuma y'inkambi, aho muzajya mwituma. Buri muntu ajya agira igihosho mu bikoresho bye, kugira ngo agicukuze aho kwituma kandi agikoresha hatwikira. Uhoraho Imana yanyu agendagenda mu nkambi zanyu, kugira ngo abarinde kandi abahe kunesha abanzi banyu. Inkambi zanyu zigomba kuba ziboneye, kuko Uhoraho ahabonye ikintu giteye ishozi atahagaruka. Kurengera impunzi y'inkoreragahato. Inkoreragahato nihungira mu gihugu cyanyu, ntimuzayisubize shebuja, muzayireke iture muri mwe mu mujyi izihitiramo, kandi ntimuzayikandamize. Ibyerekeye uburaya. Mu mihango y'idini ntihakagire uwo muri muryamana n'indaya y'umugore cyangwa y'umugabo. Ntimukakire ibyahonzwe indaya ngo bihiguzwe umuhigo mu nzu y'Uhoraho Imana yanyu, kuko ibyo zikora ari ibizira ku Uhoraho Imana yanyu. Ibyerekeye inguzanyo. Nimuguriza Umwisirayeli amafaranga cyangwa ibyo kurya cyangwa ikindi kintu, ntimuzamwaka inyungu. Umunyamahanga we mushobora kumwaka inyungu, ariko mwene wanyu ntimuzayimwake, nibwo Uhoraho Imana yanyu azabahera umugisha mu byo muzakorera byose mu gihugu mugiye kwigarurira. Ibyerekeye guhigura umuhigo. Nimuhigira Uhoraho Imana yanyu umuhigo, ntimuzatinde kuwuhigura, kugira ngo bitazababera icyaha kuko atazabura kuwubaryoza. Nimutagira umuhigo muhiga, nta cyaha muzaba mukoze. Ariko nimwiyemeza guhigira Uhoraho Imana yanyu umuhigo, muzajye muwuhigura nk'uko mwabyivugiye. Ibyerekeye gusoroma mu murima w'undi. Umuntu unyuze mu murima w'imizabibu y'undi yemererwa kurya imbuto zayo uko ashaka, ariko ntiyemererwa kugira izo asoroma ngo azijyane. Unyuze mu murima w'ibinyampeke by'undi yemererwa guca ihundo, ariko ntiyemererwa gutemesha umuhoro imyaka ye.